reka nkubwire ibyo uri kwiruka udafite Yesu uzarinda upfa utarabibona. Murareba bino n'ibikeri, murimo murabireba. Ndambitseho ikiganza gutya ibikeri byazamuka, ariko mfite iyi rukuruzi bigira gute? Ngira uwo muntu muri Kongo, iyo ufite Yesu ni kuri ibintu byose bitangira kugenda bigushaka. Iyo ufite Yesu amafaranga agira gute? Icyubahiro, ubukire bugira gute? Murebe, murabona byose bigize gute? Nukubera iyi rukuruzi. Ukeneye gutunga Yesu, numutunga ibintu byose ntabwo uzongera kubyirukaho, byo bizaza bigushaka, ntabwo bizongera kugucika. Nibande bakeneye Yesu muri uyu mugoroba, ramburira Imana amaboko utere haleluya. Hey, haleluya. Niba murabireba, iyo ufite Yesu ntabwo wiruka ku kazi. Yesu ahamagara abakomeye bakagutegura mu nama, ukicara mu kazi kawe. Iyo ufite Yesu aguha amahoro. Umva ijambo Yesu yavuze, biravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange. Ndagira gute? Uretse umugabo witwa Yesu watsindiye isoko ry'amahoro, naho abandi bose ku isi amahoro barayabuze. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ubwire abantu baje gusenga, ubabwire ngo ubuzima bw'ubukene uyu munsi Imana igiye kubusezerera mu muryango wawe. Cya kabiri, Imana irambwira ngo aho wapfundikaga bikanga, Imana igiye gutanga icyerekezo kuko ari Imana. Yego. Cya gatatu, Imana yambwiye ngo karande yagukurikiranaga uyu mugoroba Imana imaze kuyica, Imana irayirangira. Haleluya. Ngira uwo muntu muri Kongo, gendana na Yesu ibintu byose azabirangiza. Protokole y'igihindi ndebera ibiceri hariya mu giseke. Ngira uwo muntu muri Kongo, Yesu arashaka kwiyereka uyu mugoroba. Uyu mugoroba Yesu arashaka kugira gute? Kunyereka. Kibazo abantu bafite ni kimwe, wataye Yesu. Kandi iyo utaye Yesu uba mu buzima bushaririye. Ndakwingiza uyu mugoroba, reka Yesu agendane nawe. Binzanire hano. Nta muntu wagendanye na Yesu mwagire gute? Urashaka ubutunzi, shyira Yesu imbere. Urashaka abana bagira ubwenge, shyira Yesu imbere. Urashaka urugo rwawe rwuzuremo amahoro, shyira Yesu imbere. Urashaka ibihombo birangire, shyira Yesu imbere. Urashaka kubaka urugo rwiza, shyira Yesu imbere. Iyo ufite Yesu, ibyo usengera ntabwo kubisengera, byo bitangira kuza bigukurikira. Iyo ufite Yesu papa, amafaranga aragushaka, abakomeye baragushaka, icyubahiro kiragushaka. Ngira uwo muntu muri Kongo, reka kwizera abantu, wizere Yesu gusa. Nibande bakeneye Yesu uyu mugoroba ngo duhereze Yesu icyubahiro. Iyo ugendana na Yesu akubwira amabanga abantu batazi. Iyo ugendana na Yesu arakubwira ngo nzakubakira. Iyo ugendana na Yesu arakubwira ngo Kigali abandi bazayisohokamo, wowe ugire gute? Wituremo. Mbarizo umuntu muri Kongo, ufite icyo wavuganye n'Imana? Niko uragifite? Kubera icyo usenga ugahora mu buzima bubi, mumbwire ngo Yesu ntabwo uramufata mu mutima wawe neza. Shaka mabwire kuri Yesu inangiza mpanuro. Iyo ufite Yesu muri wowe, umuroza gukubita ihembe rikamusubiraho. Iyo ufite Yesu muri wowe, agutambutsa abandi bananiwe gutambuka. Umukobwa ufite Yesu, Yesu amwubakira urugo rwiza. Umugabo ufite Yesu, Yesu amutuza ahantu heza. Iyo ufite Yesu, ngira umuntu muri Kongo, tunga Yesu ibindi byose bigiye kugushaka. Yikureho sasi. Tunga Yesu ibindi byose bigiye kugushaka. Nibande uyu mugoroba bemereye Yesu ko bagiye kumutunga. Umuntu ufite Yesu atungura iminsi. Umuntu ufite Yesu
abantu abarozi batabishaka kabaho. Umuntu ufite Yesu bajya bamubwira ngo uramwaye, akababwira ngo Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wantera ubwoba, Yesu yambereye ubuhungiro. Abantu bavuganye n'Imana, turamburira Imana. Mumbwirire ngo icyo Imana yavuganye nawe kizasohora, ntabwo Imana yakubeje. Icyo Imana yavuganye nawe kizasohora, ntabwo Imana ibeshya. Imana icyo yavuganye nawe izagira gute? Izagikora. Yabwiye Yakobo, iramubwira ngo nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe kubwawe. Hari ibintu bitatu bizakwereka umugambi w'Imana. Icyambere, iyo uri mu mugambi w'Imana, Imana igusimbutsa impfu nyinshi. Tagira ngo igitanda wabyariyeho kwa muganga ntawakiguyeho, hari uwakiguyeho urupfu rukugera amajanja, usanga kuri wowe uri mu mugambi w'Imana. Imana igusimbutsa impfu nyinshi. Abasimbutse urupfu duhereza Imana icyubahiro. Uri mu mugambi w'Imana igusimbutsa impfu nyinshi. Uzimanuka abantu bakora mu muhanda, utekereza ko udatega se. Marizo umuntu nta byakugeza amajanja bishaka kukwica, Imana ikakwimana. Byasanze kuri wowe uri mu mugambi w'Imana. Cya kabiri, uri mu mugambi w'Imana, abantu bakugwanya ari benshi ariko ukabatsinda. Nubona abantu barakugwanya, tumenya kuri mu mugambi w'Imana. Marizo umuntu muri Kongo nawe ufite za haduyizi kugwanya, niko ufite abaguhagurukira. Mumbwirire ngo nukuri mu mugambi w'Imana. Herode akimara kumenya ko Yesu yavutse, yaravuze ngo abana bose b'abahungu bapfe. Nta kindi yaratinya umwana uvuka inyenyeri. Kandi reka nkubwire mwene da, turi hano uyu mugoroba, inyenyeri yawe igiye kongera yaka. Inyenyeri yawe igomba kwaka. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo ni njyewe Imana ikoresha ngakuraho umuryango wanjye igisuzuguro. Ni njyewe Imana igiye gukoresha ngakuraho umuryango wanjye igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro ureba imbere yawe, uyu mugoroba Yesu agiye kugikuraho. Ngiye kukubwira ibintu bitatu bigaragaza ko uzakomera ukagera kure. Cyambere, nuko ubuzima wavuyemo bwari bukomeye, naho ugeze uyu munsi ni Imana yahagikugejeje, si ukubera abantu. Kigaragaza ko uzagera kure nuko aho wavuye hatari horoshe. Barizo umuntu muri Kongo, wavuye he? Aho wavuye ntihari horoshe, ubuzima bwari bushariri. Cyarakwereka ifoto ya 2014 ukareba n'uyu munsi, wasanga hari imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ibyo uri kunyuramo biri kugutegura kuzaba umuntu udasanzwe. Hari amakosa atatu Imana itagikora. Ikosa rya mbere, Imana ntiyagutabara utaraseba. Imana igire kukabanza ugaseba, abantu bakaguteraho komanteri bashaka. Bamwe batarapfuye ntararamuka, abandi batumuga baragataye karamwaye, abandi batabana be ntaho bazagera, abandi bakavuga ngo bamusohoye mu nzu reka tumurebe. Imana yajya kugutabara hahandi wasebeye, ikabahamagara ikababwira ngo nimwe mwamuvuze, nimugende muvuguruze ibyo mwavuze ndamwibutse. Haleluya. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo aho wasebeye niho Imana igiye kugutabara. Muri iyi minsi ugerageze unyure hariya wasebeye, babe bakureba, kuko mu minsi iri imbere ugiye kongera kuhanyura ufite ibihamya bavuga ngo Imana niyo igutabara. Hariya wasebeye. Kosa rya kabiri Imana itakora, iyo Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, irabanza ikayiritura, igahera mu mizi, igatangira ibyayo bitazagira umuntu n'umwe ubyiyitirira. Mpamvu depoza onkere wawe yabigiyemo bigapfa, Imana irashaka kuzaguha akazi kugira ngo anko wawe atazagucurira ngo iyo utangira ntiwari kugera hariya. Imana irashaka kuzagukorera ikintu kitazagira umuntu n'umwe ukiyitirira. Niyo mpamvu uzaba ufite iduka mu gitondo ukabona rirasenyutse, waza gusenga Imana ikakubwira ngo ndi Uwiteka ushobora byose. Se bigenze gute? Imana ikagutangira ibya
ndashimira Imana. Ikuzimu bagira uruganda rw'ibibazo, ariko mu ijuru bafite produit z'ibisubizo gusa. Cya gatatu, Imana ivugana nawe itangiriro ariko ntiyakubwira iherezo. Yabwiye Abisirayeli ngo nimugende mu gihugu cy'i Kanani, ibahisha ko hari inyanja iri imbere yawe. Reka nkubwire, Imana ivugana nawe ko iguhaye urugo, ntikubwire ko umugabo azagukura amenyo. Imana ikubwira ko igukoreye ubukwe, ntikubwire ko uzasanga umugabo ari umusinzi. Ariko reka nkubwire, ihangane, Imana icecetse hari kirimo iragutegurira. Ndashimira Imana. Iyi Imana itaragutabara iraguhisha. Iyi Imana itaragutabara iraguhisha ikagupfundikira, abantu bakabona. Imana kandi igupfundikiye, igupfundikiraho abantu batakureba. Imana igukaranga igupfundikiye, ugasohoka mu nzu warabaye inzobe bakagira ngo wisiga mu korogo, kumbi ni ibibazo byakuzengereje, ariko Imana igahisha agasura kawe. Abantu Imana yahishe, duhereze Imana icyubahiro. Hari ukuntu Imana iguhisha ikaguteraho umubyibuho, waza mu rusengero wataha abantu bakakubwira batariko imodoka yawe wayisize ngo duhereze rifite dutaha. Ngira umuntu muri Kongo bugi biri kuguhisha. Abantu Imana yahishe tuyihereze icyubahiro. Kandi reka nkubwire, tuzakora ikosa ryo gusa n'ikigeragezo, tawikiperereza abanzi bawe bayoberwa amateka y'ubuzima ubayemo. Tuzakora ikosa ryo gutakira imbere y'umwanzi wawe. Mama, tugerageza ujye muri saro bahengeka agatsatsi, nibabona utambuka bakubwire bati ko tubona udataka, ko tubona utarira, bimeze bitubabwira uti Yesu abirimo. Nugera hiherereye ubwire Yesu utariko Yesu wambabarira kunteza abantu, ntabwo uri kureba ko bimeze na. Uyu mugoroba ntuzongere kuririra imbere y'umwanzi wawe. Amarira yawe iyo abanzi bayibonye bayafungurira champagne bagaserebura. Abantu bazakubone waguye ariko ntibazakubona ukomeje kurambarara. Juhaguruka ugende. Tugiye gusenga Imana. Usoza ureba uyu mugoroba Imana igiye kuburangiza. Mana yambwiye ijambo rikomeye, haguruka uzamura aho ngaho sha. Mana yambwiye ijambo rikomeye, yambwiye ngo urugamba uri kugwana Imana igiye kururangiza. Urugamba uri kugwana Imana yamwishyura irambwiye ngo igiye kururangiza. Ayo marira uri kurira Uwiteka agiye kuyasezerera uyu mugoroba. Wamuhaye icyubahiro Yesu ukamubwira ngo ndagushimiye. Gloria gloria saide parigo zenetobenesa. Ndabona abantu benshi Imana ibambura umwambaro w'igisebo. Umwambaro w'igisebo Imana igiye kuwukwambura. Umwambaro w'amarira wararanaga Imana igiye kuwukwambura. Imana irambwiye ngo icyo kigeragezo, inyuma y'icyo kigeragezo hari igisubizo cyiza. Sinzi intambara uri kurwana, ariko ndareba abamarayika baza kukuramira utarase. Igifite itangiriro kigira n'iherezo. Gifite itangiriro kigira n'iherezo. Bwira uwo mubabaro wawe ubwire ngo sinzahora mbabaye, hari umunsi Imana izanyibuka. Sinzahora mbabaye, sinzahora ndira, hari umunsi Imana igiye kunyibuka. Muhereze high five umubwire ngo sinzahora mbabaye, hari igitondo nanjye ngiye kwibuka. Haleluya. Cyo kimwaro cyawe kigiye kurangira. Ayo marira yawe Imana igiye kuyarangiza. Abo bagusuzuguye Imana igiye kugutabarira mu maso yawe. Hari umuntu ndimo ndabwira wumvaga wakwiyahura kubera ibibazo, uyu mugoroba Imana iravuze ngo itanze ingabo zikuramira utaraseba. Hoshe yababa. Haleluya. Iyo ngwara ntabwo izahoraho. Bwira ubwo bukene ngo nagusezereye va ku buzima bwanjye. Bwira ubwo bukene ngo nagusezeye bye bye. Bwira iyo ngwara ngo bye bye. Bwira ubwo bukene ngo genda. Bwira ubwo bushomere ngo bye. Hari imirimo y'Imana igiye kuguhereza icyerekezo.
hari ikintu Imana igiye kugukorera iki cyumweru kitararangira. Niba wizeye ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, mu minsi 7 uzaba uri gutanga ubuhamya bw'uwo Imana ikuye ku cyaha. Abantu bakubona usenga bakakwita umusazi, igihe kirageze ugatanga ubuhamya ku musozi aho utuye. Niko wa mukobwa we ngo barakuziritse ntuzashaka, uyu mugoroba hari imbaraga zigiye kukurekura.